Ese wari uzi abahanzi bakize cyane muri Afurika kurusha abandi? Muri iyi video nkuzaniye top 10 y'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Nta kindi usabwa uretse kubona nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, uze gutanga igitekerezo cyawe muri comment bitewe n'uburyo uza kubona ino video kuva ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere. Ibisanzwe turera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Mbere yuko dutangira mbanje kuguha ikaze kuri Ben TV. Niba ari ubwa mbere uhageze kuri subscribe ufungure n'inzogera. Tudatinze ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi witwa Diamond Platnumz. Uyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane uturuka mu gihugu cya Tanzania giherereye ku mugabane wa Afurika. Diamond Platnumz akaba ari umuhanzi ukunzwe cyane aho akurikirwa n'abarenga miliyoni 11,200,000 ku muyoboro wa YouTube. Si uko ari umuhanzi gusa kuko afite n'ibindi bikorwa bigiye bimwinjiza amafaranga hirya no hino. Akaba yagaragaye kuri uyu mwanya wa 10 bitewe n'uko ibikorwa bye cyangwa se imitungo ye ndetse n'amafaranga bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu yo gushidikanya kuri Diamond Platnumz yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa 10. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi witwa Sarkodie uturuka mu gihugu cya Ghana nacyo giherereye muri uyu mugabane wa Afurika. Uyu Sarkodie akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 1,300,000 ku muyoboro wa YouTube. Uyu akaba yagaragaye kuri uyu mwanya wa 9 bitewe n'uko nawe afite amafaranga menshi cyane, akaba abarirwa hejuru ya miliyoni 16 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bigatuma uyu muhanzi wo muri Ghana witwa Sarkodie agaragara kuri uyu mwanya wa 9 w'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi kuri uyu mugabane wa Afurika. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi witwa Burna Boy w'umunya-Nigeria. Uyu akaba akunzwe cyane mu muziki aho akurikirwa n'abarenga miliyoni 5,790 ku muyoboro wa YouTube. Uyu Burna Boy uturuka mu gihugu cya Nigeria giherereye mu mugabane wa Afurika akaba yagaragaye kuri uyu mwanya wa 8 bitewe n'uko afite ibikorwa byinshi ndetse n'amafaranga menshi abarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 23 z'amadolari y'Amerika. Bigatuma uyu Burna Boy nta mpamvu yo gushidikanya ko yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa 8 w'abahanzi bo muri Afurika bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi witwa Luda Boy nawe uturuka mu gihugu cya Nigeria giherereye mu mugabane wa Afurika. Uyu nawe akaba akunzwe cyane aho akurikirwa n'abarenga miliyoni 2,90,000 ku muyoboro wa YouTube. Urumva yuko ari abantu benshi, bigatuma uyu Luda Boy w'umunya-Nigeria agaragara kuri uyu mwanya wa 7. Uyu kandi akaba afite imitungo myinshi ndetse n'amafaranga menshi abarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko uyu Luda Boy w'umunya-Nigeria yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa 7 bitewe n'uko afite amafaranga menshi cyane kurusha bamwe mu bahanzi baherereye muri uyu mugabane wa Afurika. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi witwa Don Jazzy uturuka mu gihugu cya Nigeria. Uyu akaba ari umuntu ukomeye cyane kuko ari umuhanzi akaba n'umuproducer. Arakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube aho akurikirwa n'abarenga miliyoni 2,730. Urumva yuko ari abantu benshi, bigatuma uyu Don Jazzy w'umunya-Nigeria akomeje kwinjiza amafaranga menshi cyane ndetse no kwagura ibikorwa byinshi bitandukanye bimwinjiriza akayabo k'amafaranga. Akaba afite imitungo cyangwa se amafaranga abarirwa hejuru ya miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bigatuma nta mpamvu yo gushidikanya ko uyu muhanzi Don Jazzy w'umunya-Nigeria agaragara kuri uyu mwanya wa 6 w'abahanzi bakize cyane cyangwa se bafite amafaranga menshi cyane muri uyu mugabane wa Afurika. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa 5. Gusa mbere yuko tujya ku mwanya wa 5 nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe, like, share na comment wabikora kuko ni ingenzi cyane. Ikindi wibuke gufungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na update z'ibyamamare tukugezaho by'umwihariko ku bahanzi, abakinnyi ba filimi ndetse n'abakinnyi b'umupira haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku yindi migabane itandukanye y'isi muri rusange.
wowe uraza kutubwira igitekerezo cyawe muri comment cy'uburyo wabonye ino video, kuko ugiye kureba kugeza ku musozo uraza kutubwira umuhanzi ubonaga atagaragayemo kandi yagombaga kuzamo, ndetse tubwire n'umwanya yari kuzamo. Tudatinze rero ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi witwa Wizkid. Uyu ni icyamamare gikomeye cyane, akaba nawe aturuka mu gihugu cya Nigeria giherereye muri uyu mugabane wa Afurika. Uyu akaba akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube, aho akurikirwa n'abarenga 3,590,000. Urumva yuko ari abantu benshi bamufasha kwinjiza amafaranga binyuze mu gukora umuziki, kandi uririmbwe mu njyana zikunzwe cyane muri Afurika ndetse no ku yindi migabane itandukanye. Uyu Wizkid akaba afite imitungo cyangwa se amafaranga abarirwa hejuru y'agaciro ka $32 million z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye rero agaragara kuri uyu mwanya wa gatanu w'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane muri Afurika kurusha abandi. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga umuhanzi witwa Davido, nawe uherereye mu gihugu cya Nigeria, nawe akaba akunzwe cyane by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube, aho akurikirwa n'abarenga 4,950,000. Arumva yuko atari abantu bakeya, bikaba byatumye rero aza kugaragara kuri uyu mwanya wa kane. Nawe akaba afite imitungo myinshi cyangwa se ibikorwa bimwinjiriza amafaranga, uretse kuba akora umuziki, akaba afite n'ibindi byinshi bitandukanye agiye akora, nko kwamamariza kampani z'ubucuruzi cyangwa se izikora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Uyu akaba afite imitungo cyangwa se amafaranga abarirwa hejuru ya $50 million z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Davido w'umunyanigeria agaragara kuri uyu mwanya wa kane w'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Tudatinze tugiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi witwa Black Coffee, uturuka muri South Africa, muri Afurika y'Epfo. Akaba akurikirwa n'abagera ku 359,000 ku muyoboro wa YouTube. Urumva yuko ari abantu benshi. Uyu kandi akaba akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, by'umwihariko zicuruza umuziki. Uyu Black Coffee uturuka muri South Africa akaba afite imitungo cyangwa se amafaranga abarirwa hejuru y'agaciro ka $60 million z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu yo gushidikanya ku uyu Black Coffee yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu w'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi kuri uyu mugabane wa Afurika. Tudatinze kugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi witwa Akon, nawe uturuka mu gihugu cya Nigeria giherereye muri uyu mugabane wa Afurika. Uyu Akon akaba akunzwe cyane by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki, akaba ari nawe muhanzi wagaragaye muri top 10, akaba ari nawe ukurikirwa cyane kurusha abandi, kuko akurikirwa n'abarenga 16,300,000 ku miyoboro ya YouTube. Urumva yuko ari abantu benshi cyane. Uyu kandi ni umwe mu bafite indirimbo zakunzwe cyane kurusha abandi muri bano bahanzi 10, kuko afite indirimbo ye ya mbere yarebwe na 1,5 billion. Ubwo ni 1,1,500,000. Urumva yuko ari views nyinshi cyane, bikagaragara nk'umuhanzi ukomeye cyane. Uyu Akon akaba afite imitungo cyangwa se amafaranga abarirwa hejuru ya $80 million z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, ko nta mpamvu yo gushidikanya ko uyu Akon ukurikirwa n'abarenga 16,300,000 yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa kabiri. Ntatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Gusa mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, nagira ngo nkwibutse ko ugomba kumakinga sure ko ukoze subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na update nyinshi tukugezaho kuri uyu muyoboro wacu wa Ben TV, kandi ugakora share no ku bantu benshi kugira ngo nabo babone amahirwe yo kumenya amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye hirya no hino. Uraza kutubwira igitekerezo cyo muri comment, umuhanzi wo muri Afurika ubonaga yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere mu bahanzi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi, mu gihe
usanze uwo ngiye kukubwira atari we wakekaga cyangwa se wateganyaga. Ntatinze ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi witwa Youssou uturuka mu gihugu cya Senegal giherereye muri umugabane wa Afurika. Uyu nawe akaba akunzwe cyane aho akurikirwa n'abarenga miliyoni imwe n'ibihumbi 350 ku muyoboro wa YouTube. Uyu Youssou uturuka muri Senegal akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere bitewe n'uko afite imitungo myinshi ndetse n'ibikorwa byinshi bitandukanye bimwinjiriza akayabo k'amafaranga. Akaba afite imitungo cyangwa se amafaranga abarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 92 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko uyu Youssou yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere, akaba nta mpamvu yo gushidikanya kuko afite amafaranga ndetse n'ibikorwa byinshi bitandukanye bimwinjiriza akayabo k'amafaranga menshi. Bikaba byatumye rero agaragara kuri uyu mwanya wa mbere muri top 10 y'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane muri Afurika kurusha abandi. Wowe uraza kutubwira igitekerezo cyawe muri comment. Nizere ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo tuzacikwa na video nziza z'ubutaha tuzagukorera.